ngo hayi ikaze nanone wowe udukurikirana uri mu mpande enye z'isi, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Komeza ugubwe neza cyane. Ni GC cyangwa Gisenyi komisiyoneri. Uyu munsi rero turi mu kagari ka Rukoko, ni hafi neza y'isoko rya Karukogo. Muraribona hariya nko muri metero 15 uvuye aha. Murabona ko turi hafi na kaburimbo kuva kuri iki kibanza kirimo iyi nyubako tubazaniye kugera ku muhanda wa kaburimbo ni nka metero 10. Murumva ko ari ahantu hafi cyane. Iyi nzu rero tubazaniye yinjiza amafaranga arenga miliyoni ku kwezi. Ni inzu igeretse, ifite ibice byinshi turaza kubereka. Ifite uburyo bwo kwakira imodoka, parikingi y'imodoka enye mu rupangu. Hano hantu ushobora kuhashyira apartment, ushobora kuhashyira guest house, ushobora kuhashyira n'ikindi cyangwa ukahareka uko hameze, kuko n'ubundi hinjiza amafaranga atari make ku kwezi. Afite gate ebyiri, hari iyi gate nayo yinjiramo imodoka ndetse n'indi tugiye kubereka nayo yinjiramo imodoka. Karibu rero tujyane tubasobanura iby'iyi nyubako, kuko ni inyubako nziza turi kugurisha kandi gikomeye, inyubako nziza igezweho yubatswe vuba cyane. Ntabwo irafata imyaka 5 yubatswe, ni inyubako ya vuba kandi yinjiza amafaranga atari make. Hano ni indi gate nayo yinjiramo imodoka. Nabwiye ko hano hashobora kwakira imodoka enye ndetse cyangwa 3. Karibu rero tubereke ubuso bw'imbere. Uramutse uguza ahantu ukashyira, hari uburyo noneho bateganyije ku buryo hano ushobora kwashyira nka BR cyangwa ikindi kintu. Nabona balcony bagiye bashyira hejuru muri iyi nyubako. Murabona ko ari ibintu bagerageje guplaninga byiza cyane. Ya gate rero ya mbere niyo tugezemo. Iyi gate yakira imodoka ebyiri kandi ziparitse neza, ndetse no kuri ya gate yindi hakakira izindi modoka ebyiri kandi ziparitse neza cyane. Iyi nyubako, iyi etage ifite indi nzu iyunganira twakwita annexe, ariyo yino, kandi iyi annexe nayo yinjiza amafaranga atari make ku kwezi. Nagira cameraman yerekeze kamera hejuru tubasobanurire. Tutarajya hejuru, murabona hano uyu muryango, harimo umuryango ufite ibyumba 4 na salo. Ni inzu nini cyane irimo muno ibyumba 4 na salo, kandi ishobora kwinjiza hagati y'150 n'ibihumbi 300. Murabona ko ikibuga, ku kibuga rwose baragerageje bakigira amapave, kandi amapave akomeye. Dufite ikigega cyakira amazi, hano nta kibazo cy'amazi tugira. Hejuru harimo imiryango 3. Iyo miryango igiye igira icyumba na salo, ndetse hari n'ifite ibyumba 2 na salo. Murumva ko ari ahantu heza cyane. Prito gato hejuru twe twibeshye ku byumba. Hejuru buri muryango ufite ibyumba 2 na salo, kandi n'igikoni cyiza kiri modern. Murumva ko umuntu waba uramutse aguza ahantu akashyira ama guest house ari ibintu byiza cyane. Muri uyu mujyi wa Gisenyi, inzu y'ibyumba 2 na salo ifite igikoni, ku muntu uje kuyiraramo wishyura hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100 ku munsi, mu gihe irimo komponenti zose. Ngaho rero muduhamagare kuri izo nimero zacu muri kubona muri screen zanyu, kandi muze mwihuta kuko hano ni hamara igihe. Yari GC, mukomeze mugira ibihe byiza, turakunda cyane. Twari tugiye tutababwiye ibiciro by'ahantu ni miliyoni 135 gusa. Uranyura muri GC tubihere hano hantu. Komeze mugira ibihe byiza, turabakunda cyane.